nawe mudukurikiye kuri televiziyo. Ikwerekeye Nyagasani turagutakambira. Dusabire Kiliziya Gatulika ariyo mubyeyi w'abahire, ibura umuri rw'injiji n'izirarabye, umwarimu w'amanga n'umurezi w'abatagatifu babawe Nyagasani. Dusabire Papa wacu Francisco ab'inkingi ya Kiliziya, akora ubudahwema imirimo ya Nyagasani, babawe Nyagasani. Kiliziya yacu iremera, Nyagasani asoroma imbuto zizaza umwete wacu, harumbuka ubwenge n'umubano, babawe Nyagasani. Dusabire umwepiskopi wacu Antoine Karidinali Kambanda, amenye uko tumeze n'ibitugusha, areba tugana n'ibitujyanayo, babawe Nyagasani. Dusabire perezida wacu n'abayobozi b'igihugu cyacu, bajijuke bagisha inama ngo batsinde ubumyi, u Rwanda rujya imbere rutaguye mu rwobo, babawe Nyagasani. Dusabira abarezi
n'ababyeyi bose bajijure badahwema bakosore badatinya bahumura urubyiruko u Rwanda rugira mizero babawe nyagasani sabira abashakanye batumvikana amahoro asakare ingo zose n'abana babo aho kuburana biyatire gukosora nta kivanimwe babawe nyagasani sabira abahungu n'abakobwa barambagizanya bemerane ntabumyi bakundana uko bameze bizerane bataryajyana babawe nyagasani sabire natwe abayobotse Kristu biremera ibinegura ubujiji n'uburyarya bituve mu mitima iyo mitima yakire Kristu jambo w'Imana babawe nyagasani ikwerekeye nyagasani turagutakambira